wavuze aya magambo wayavuze ku buzima bwawe, wariboshye, warihemukiye. Abantu benshi bakunda kuvuga amagambo ariko ntibazi ko amagambo abantu bavuga, aya magambo arababoha, akababoha ku myuka y'ibisekuruza, akababoha kuri karande. Aya magambo arabazirika. Wamaze kwiroga mu isi y'umwuka. Hari igihe umuntu yiroga, akiroga nta muntu umuroze, akiboha nta muntu umuboshye, akizirika nta muntu umuziritse, akizirika, akihambira, akaba mu muvumo yishyizemo, akaba mu buretwa yishyizemo, akaba mu biziriko yihambiriye, neza ukirangiza. Rero nta wundi muntu wakuvumye. Amagambo uvuga niyo yakuvumye, amagambo uvuga niyo yagushyize hasi, amagambo uvuga niyo yagukubise hasi arakunaniza. Ijambo ry'Imana ryo rirambwira ngo amagambo yawe niyo azagutsindishiriza. Imana y'amahoro itugirire neza. Amagambo yawe ayo niyo azagutsindishiriza. Imana y'amahoro itugirire neza. Rero twihuse cyane, Imana y'amahoro ishimwe cyane. Nk'ibisanzwe nge ndi Prophet Emma, ndagusuhuza mu izina rya Yesu, nkwifurije umugisha w'Imana. Uyu munsi ngiye kukubwira ibintu bitandatu byumve witonze kandi ufata umwanya wawe. Ibi bintu bitandatu nibiba na ngombwa ufata agakayi n'agakaramu ubyandika ahantu. Ibi bintu ni amagambo umuntu akunda kuvuga mu buzima bwa buri munsi. Uyavuga wikinira, uyavuga utabyitayeho, uyavuga udakomeje, ariko uyavuga kenshi. Rero uko uyavuga kenshi, aya magambo yakwihambiriyeho, aya magambo yakugumyeho, aya magambo yakomyeho, aya magambo akugendaho kuko uyavuga kenshi. Rero Imana y'amahoro itugirire neza kandi gushoboze, ubyumve, uyamenye. Numara kuyamenya witandukanye n'iyi myuka mu izina rya Yesu. Icyambere, uzasanga umuntu akenshi ukajya kumva umuntu aterega n'ubundi njyewe byararangiye, nge mbona narapfuye mpagaze. Nukuvuga ngo mu buzima bwa buri munsi ubivuga buri munsi. Wowe iyo haje ikintu kikakubabaza cyangwa se ntikigushimishe, ngo erega n'ubundi nta cyanjye, ubundi se ni ikihe cyanjye cyagakwiriye kuba cyiza, nge mbona narapfuye mpagaze. Ikintu ukoze ni iki? Wiboheyeho umwuka w'urupfu. Uyu mwuka w'urupfu ntukuvaho. Uyu mwuka w'urupfu uhora ukuzengurukaho. Uyu mwuka w'urupfu uhora ukwitorora. Iyo ufite umuryango, uwo mwuka w'urupfu uhora witorora mu rugo rwawe. Kubera iki? Iteka buri munsi, nta munsi ushobora kwira iryo jambo utarivuze, ngo erega ngo napfuye mpagaze, ngo ngiye ngo mbona narapfuye mpagaze. Kuko urugo rwakunaniye, wapfuye uhagaze. Kuko uyu munsi wabuze ayo kwishyura, wapfuye uhagaze. Kuko uyu munsi hari umuntu waguhemukiye, wapfuye uhagaze. Oya, wikwigirira nabi. Wikwigirira nabi. Nubwo uyu munsi byanze, ariko ejo bizemera. Nubwo uyu munsi bitari gukunda, ariko ejo bizakunda. Wikwigirira nabi. Wikwigirira nabi. Vuga ngo ndi umutsinzi mu izina rya Yesu. Vuga ngo ndi umwana w'Imana, ndiho amaraso y'Imana. Vuga ngo nubwo bitameze neza uyu munsi, ariko ejo bizemera mu izina rya Yesu. Rero icya kabiri aya magambo azana ikintu cyitwa umwuka wo kwiheba gukabije. Ikintu cyitwa kwiheba gukabije. Iyo uvuga aya magambo kenshi, uhorana umwuka wo kwiheba gukabije. Imana itugirire neza. Yohana ibice 10 ku murongo wawo w'10 haravuga ngo umujura ntazanwa n'ikindi kiretse kwiba no kwica no kurimbura, ariko njyeweho nazanywe no kugira ngo zibone ubugingo ndetse ngo zibone bwinshi. Imana y'amahoro itugirire neza. Uwo ni umujura ukubwira ngo wapfuye uhagaze. Ni umujura ukwiba, ni umujura ugusahura. Imana y'amahoro itugirire neza. Sezerera ayo magambo niba wayavugaga, uyareke mu izina rya Yesu. Icya kabiri, ngo erega n'ubundi nta muntu nkunda, ngo ubundi se ngo ninde wigeza nkunda, ngo kuva navuka nta muntu nkunda, ngo nge ndabizi nta muntu nkunda, n'ubundi sinarinzi ko, ubundi se byari buzamare kabiri, genda n'ubundi ndabizi ko nta muntu nkunda. Ikintu uvuze, icyo ngicyo cyemerera umwuka w'icyangiro kutava ku buzima bwawe.
cyo cyemerera umwuka w'icyangiro kutava ku buzima bwawe. Uwo mwuka ntushobora kukuvaho. Kubera iki? Wowe ubwawe uhora, wowe wamaze gusinyana n'icyangiro, uravuga ngo yes, ndabyemeye, nta muntu nkunda, nta muntu nkunda, nta muntu nkunda, nta muntu nkunda. Rega n'ubundi njye ndasanzwe mbizi, ntacyo, genda n'ubundi nari mbizi ko bitazamara kabiri, ubundi se nta muntu nkunda, n'abandi baragiye, nawe genda, nari mbizi ko bitazamara kabiri. Nuko ngo wihambiriyeho ikintu cy'umwuka w'icyangiro. Ikindi cya kabiri kizana dayimoni wo kwigunga, ugahora wigunze muri wowe, nta gihe na kimwe ujya wishima, nta gihe na kimwe ujya unezerwa. Imana y'amahoro itugirire neza. Reka turebe Abaroma ibice byaho 8, turebe ku murongo wa 38 na 39. Abaroma ibice 8, umurongo waho wa 38 na 39. Katurebe havuze ngo iki? Haravuze ngo 38 39, haravuze ngo Imana y'amahoro itugirire neza, kuko menye neza yuko naho rwaba urupfu cyangwa ubugingo cyangwa abamarayika cyangwa abategeka cyangwa ibiriho cyangwa ibizaba cyangwa abafite ubushobozi cyangwa uburebure bw'igihagararo cyangwa uburebure bw'ikijyepfo cyangwa ikindi cyaremwe cyose bitazabasha kudutandukanya n'urukundo rw'Imana ruri muri Kristo Yesu umwami wacu. Haleluya! Imana y'amahoro ishimwe cyane. Umva nkubwire, icyaba icyo ari cyo cyose, nta kintu gikwiriye kugutandukanya n'urukundo rw'Imana. Uriho ubwiza bw'Imana, uriho gukomera kw'Imana, uri umwana w'Imana. Kristo uri muri wowe ni urukundo. Imana yagucunguje amaraso yayo ubwayo ikiranuka muri byose, yokabyara. Wikwigirira nabi, wiboheraho icyangiro. Nubwo uyu munsi uwo nguwo wakwanze, inyuma y'umwanzi wawe hariyo inshuti yawe, inyuma y'umuntu mubi habayo umuntu mwiza. Imana ikugirire neza. Icya gatatu, ugasanga uko ugeze mu bibazo ngo rega n'ubundi ndabizi navukiye kuruha, navukiye kuruha, ndabizi navukiye kuruha. Mbega ukisanga ruga ngo navukiye kuruha, ndabizi navukiye kuruha. Ariko Mana, wavukiye kuruha bivuze iki? Kwemerera uburushyi, umwuka w'uburushyi kuba ku buzima bwawe. Umuntu uvuga bene ayo magambo ntabwo uburushyi bujya buva ku buzima bwe. Igihe cyose ahora arushye, akambara arushye, akarya arushye, akaryama arushye, umugabo babana nawe akamurushya, abana yababyara bakamurushya, ibintu byose ukaba mu mwuka w'uburushyi. Mwuka w'uburushyi, guhingira abantu, gufurira abantu, gukorera abantu, kuburara, ukagira umwuka w'uburushyi ukakwitororaho. Uyu munsi ubuzima waba urimo bwose, ubuzima waba urimo bwose, ndakwinginze umva nshuti yanjye, umva mvugane nawe. Ubuzima waba urimo bwose, uko bwaba bumeze, uko bwaba bumeze kose, wikuvuga ngo navukiye kuruha. Oya, ntabwo wavukiye kuruha. Waravutse ngo Imana ikugirire neza, waravutse ngo Imana ikurwanirire, waravutse ngo Imana igucire inzira, waravutse ngo Imana ikubohore, waravutse ngo Imana igukomeze. Ntabwo Imana yagushyize ku isi ngo uruhe. Oya, ntabwo ari cyo Imana yagushyiriye ku isi. Oya, ntabwo yagushyiriye ku isi kuruha, yagushyiriye ku isi kugira ngo uzabe umunyembaraga, uzabe umutsinzi, uzabe umunyamugisha. Nicyo Imana yagushyiriye ku isi. Imana yagushyize ku isi kugira ngo uzakomere, uzabe umuntu udasanzwe. Nicyo Imana yagushyiriye ku isi, sibyo? Nicyo Imana yagushyiriye ku isi. Rero vuga ngo ndi umutsinzi, ntabwo ndi indushyi. Wiboheyeho umwuka w'igisuzuguriro, sibyo? Iyo uvuga ibyo bintu kenshi wiboheraho umwuka w'igisuzuguriro, ukiboheraho umwuka wo kutemerwa, umwuka wo kudakundwa, umwuka w'igisuzuguriro ukaba ku buzima bwawe, ukakugendaho. Reka turebe hano mu Befeso igice cyaho ni icya mbere, turareba umurongo waho wa 3. Haravuze ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ariyo na se ishimwe
kuko yaduhereye muri Kristo imigisha yose y'umwuka yo mu ijuru, nk'uko yadutoranirije muri we isi itararemwa, kugira ngo tube abera tutariho umugayo imbere yayo. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Rero ntabwo wavukiye kuruha, Imana yagutoranyije kera kugira ngo uzabe umutsinzi kandi uzabe umunyamugisha. Icya kane, ugasanga umuntu aravuga ngo rega n'ubundi mbona ntacyo nzageraho, ngo uko nakora kose ngo mbona ntacyo nzageraho. Koko ubona ntacyo uzageraho? Ngo njyewe ngo mbona nzapfa gutya, ngo mbona ntacyo nzageraho. Imana y'amahoro itugirire neza. Bivuze gufungurira, Imana y'amahoro itugirire neza, gufungira mu mwuka, uba wifungiye mu mwuka wo gutsindwa. Ibintu byose wakora biratsindwa, birafeiringa. Ibintu byose ugiyemo biranga neza, ugahora ibintu byose ugiyemo bikanga. Ukajya gucuruza bikanga kubera ko wavuze ko ntacyo uzageraho. Ukajya mu kazi bikanga bakakwirukana, uvuga ko ntacyo uzageraho. Ujya kubaka urugo bakakwirukana kuko ntacyo uzageraho. Mbega ubuzima bwawe bwose wabushyize mu mwuka uvuga ngo nta kintu uzageraho. Wabushyize mu mwuka uvuga ngo nta kintu uvuga ngo ndi umutsinzi mu izina rya Yesu. Uvuge ngo sinzapfa ahubwo nzarama. Hora uvuga ngo nzakomera. Hora uvuga ngo nzaba umuntu udasanzwe. Uhora uvuga ngo nzaba umunyembaraga. Uhora uvuga ngo nzaba umugisha mu izina rya Yesu. Ikindi, uba wiboheye mu bwoba bw'ahazaza. Ni ukuvuga ngo uhorana ubwoba bw'ahazaza. Uhorana ubwoba bw'ahazaza, urarya ukaba urimo urarya inkoko ariko umutima ukaba uguhagazemo. Ufite ubwoba bw'ahazaza, ngo ubuse ko ndiye ejo nzarya iki, ngo baba we ngo mbona ntacyo nzageraho, ngo baba ngo none se. Igihe cyose iyo ubonye ikintu hahita haza umwuka ukubwira ngo none se ngo ubwejo uzabibona. Uyu munsi buri kintu cyose ugezeho haza umwuka ukurondora, ugahita ukumvisha ko ejo utazabibona. Ngo baba we ngo n'ubundi ngo nubwo ndiye ngo ariko ngo ntacyo nzageraho. Ngo baba ngo nubwo ndimo ndakora akazi ngo ariko mbona ntacyo nzageraho. Ngo nubwo nishyuye inzu ku kwezi ngo busa ubutaha nzayakura hehe. Uhora n'ubwoba bw'ahazaza. Waretse kwiboheraho izo mbaraga z'ubwoba bw'ahazaza, ukumva yuko uri umutsinzi mu izina rya Yesu Kristo. Imana y'amahoro itugirire neza. Yeremiya 29:11. Imana y'amahoro itugirire neza. Yeremiya ibice byaho 29 ku murongo wa 11. Naho reka tuharebe twumva icyo havuze. 29 ku murongo wa 11 haravuze ngo erega nzi ibyo nibwira nzabagirira ni amahoro si ibibi, kugira ngo mbareme umutima w'ibyo muzabona hanyuma, ni ku Uwiteka avuga. Haleluya. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Erega nzi ibyo nibwira. Imana itugirire neza. Nzi ibyo nibwira nzabagirira ni amahoro si ibibi, kugira ngo mbareme umutima w'ibyo muzabona hanyuma, ni ku Uwiteka avuga. None se kuki uvuga ngo ntaho uzagera kandi Uwiteka azi ibyo yibwira kubagirira? Imana itugirire neza. Icya gatanu, ugasanga umuntu uramubwira ati nyamara uzakomera. Hari umuntu mperutse guhanura, ndamubwira nti nyamara Imana irambwiye ngo igukijije uburwayi urwaye. Arambwira ati hoya mukozi w'Imana, oya wibeshya. Uyu mwuka ndawuzi uzanyica. Iyi ndwara izanyica, niyo yishe data. Iyi ndwara yishe sogokuru. Iyi ndwara mbega ayivuga ibigwa, avuga imbaraga zayo. Kuki muha abadayimoni imbaraga badafite? Satani yaratsinzwe. Yesu yamusanze ikuzimu aramuhondagura, amwambura imfunguzo, akingurira abera. Yesu wacu ni muzima. Uwo yambuye imfunguzo rero nta handi yazikuye. Satani ajya kubeshya ngo yakinze. Ntabwo Satani ajya akinga. Satani yegekaho kuko nta mfunguzo agira. Yakinga agakinguza iki? Sibyo? Ijambo ry'Imana ritubwira ko Yesu yamanutse ikuzimu akamwambura imfunguzo. Keretse niba uhakana ijambo ry'Imana. Yesu yimanukiye ikuzimu aragenda amwambura imfunguzo, ngo arangije akingurira abera. Imana ishimwe ko yadukinguriye yo kabyara. Icya gatanu, ugasanga umuntu aravuga ngo ibyanjye ntibishoboka. Uhora mu ijambo ryitwa ntibishoboka. Ahora muri negativite, ntibishoboka. Wamubwira ngo ugiye kubona akazi ati ibyo ntibishoboka.
ntawe iwacu wigeze akomera. Amubwira ngo ugiye kuzamuka, ati ibyo ntibishoboka, ntawe iwacu wigeze azamuka. Nyamara Imana igiye kugukorera ubukwe, atariko ibyo ntibishoboka, ati bumaze gupfa gatanu. Mbega ahorana impamvu, ahora mu bintu bidashoboka. Uramubwira uti Imana irakuzamuye, ati ntibishoboka. Ati Imana ikugiriye neza, ati hoya si ibyo byanyura mu zihe nzira. Uwo muntu ahora mu bintu bidashoboka. Mbega bivuze ko yiboheraho umwuka wo guhakana gusa. Niyo wamubwira ati akira ngo uhereze amafaranga, nabwo arahakana, ati ntibishoboka. Wahora muri ntibishoboka. Hari abantu bahora muri ntibishoboka. Imana y'amahoro itugirire neza. Bahora mu bintu rero mu mwuka wo guhakana ubushobozi bw'Imana, sibyo? Bahora mu mwuka wo guhakana ibitangaza by'Imana. Dusomye muri Luka igice cyaho cya mbere ku murongo wa 37, 37 havuze iki? Haravuze ngo kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Haleluya. Luka igice cyaho cya mbere ku murongo wa 37 haravuze ngo kuko ari nta jambo Imana igize gute, ivuga ngo rihere. Imana itugirire neza. None wowe uhera he uhakana ko Imana itazabikora? Wowe uhera he uhakana ko bitazashoboka? Bizashoboka mu izina rya Yesu. Cya gatandatu ari nacyo cya nyuma, iwacu iwacu mu Bega, iwacu mu Bega, iwacu mu Bazigaba, iwacu mu Bashambo, iwacu mu Bacyaba, iwacu twebwe, iwacu. Ni ukuvuga ngo iki cya gatandatu ni umuntu uhora yiboheraho umwuka wo mu bisekuruza, umwuka wo mu bisekuruza by'iwanyu. Urabizi ko iwanyu hariyo cya Nyabingi kinini. Iwanyu urabizi yuko nta muntu ujya ushaka, nta muntu ujya ukoresha mariage, nta muntu ujya wubaka urugo. None Imana ikugiriye ubuntu, igukuye muri icyo gisekuruza cy'iwanyu, iraje irakuzanye, igushyira mu bwami bwayo. Ariko wowe uhora iwacu mu Bacyaba, ugahora wirahira izo mbaraga zanyu, kandi izo mbaraga zanyu n'ubundi nta kintu zigeze zikugezaho. Umwuka wananije iwanyu ntukajye uwihambiraho. Umwuka wananije iwanyu ntukajye uwihambiraho. Niba iwanyu habayo umwuka w'ubukene, ndagusaba uwo mwuka itandukanye nawo, itandukanye n'iyo myuka, itandukanye ugasanga nta kindi kintu yirahira. Niba hari ikintu kibaye ngo umusindi wambyaye, Imana y'amahoro itugirire neza. Mbega ugasanga niyo agiye kwirahira nicyo yirahira, ariko urimo uriboheraho imbaraga z'igisekuruza. Wa mwuka n'ubundi uhora ukwitorora unyuze muri ayo magambo watura ku buzima bwawe, ayo magambo watura ku buzima bwawe. Uwo mwuka wari waragiye ukuweho n'amaraso ya Yesu Kristo, ariko kubera ko uhora uwuhamagara urabyuka ukongera ukagukurikirana. Imana itugirire neza. Wakwirahiriye Yesu Kristo umwami w'amahoro, wakwirahiriye Kristo waducunguje amaraso ye y'igiciro. Imana y'amahoro itugirire neza. Ikintu cyakoma ngego ko ba yarahera ati ndi umusindi ku mutwe. Imana y'amahoro itugirire neza. Ibyo bintu byose ukagenda ubivuga, ukagenda wumva uri fiyeri yabyo, ukumva ntabwo wakuraho aho wavukiye, ntabwo wakuraho, ariko nanone ukwiriye kubyiyambura. Byananije iwanyu, byiyambure. Aho uvuga uti ndi muri Kristo Yesu, ndi umutsinzi. Aho iwacu batageze, nge ngomba kuhagera. Ibyo iwacu barebesheje amaso, nge ngomba kubituramo. Igihugu Mose yarebesheje amaso, Yosuwa yagikandagijemo ibirenge. Imana ibampera umugisha. Ndasoje, reka ndekera ahangaha iminota ye kuba myinshi. Imana y'amahoro ikugirire neza. Imana y'amahoro iguhereza umugisha. Kuboko kwiza kw'Imana nikuboneke kuri wowe. Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru igukorera ibikomeye. Data, nkundira ushoboza abantu bawe kugukunda no kugukorera, ubashoboze kugushaka, kandi utwigishe gukora ibyo ushaka, kandi utwigishe kubara iminsi yacu. Umuntu wari unkurikiye wese, muha umugisha kandi umugirire neza, kandi umubohore ku mbaraga izo arizo zose yari yaribohesheje. Ahubwo uyu munsi umwigisha kukumenya no kugusobanukirwa no kugukunda, kugira ngo izina rye rirusheho guhabwa icyubahiro. Urakoze Kristo, amen. Reka nkubwire ngo Imana y'amahoro iguhereze umugisha. Ntukabura amata mu ijuru iwacu zirakamwa. Imbaraga z'Imana zikomeze kuboneka kuri wowe. Ibiganiro byacu byo nakagaruka.
ineza y'Imana ikomeze kukomaho. Gubwa neza mu izina rya Yesu Kristo. Shalom shalom.